Muhaye ikaze nanone ku muyoboro wacu, mwarakoze guhitamo kudukurikirana kandi tuzakomeza tubane namwe mu biganiro bindi by'ubutaha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikoresho by'ibanze umubyeyi ugiye kubyara yakwitwaza ndetse n'igihe agomba kubitegurira kugira ngo bitazamutungura. Ese niba utwite wariteguye bihagije? Ese ibikoresho byose urabifite? Ibyo ku ruhande rw'umwana ndetse n'ibya nyina? Byose tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ibikoresho umubyeyi ajyana kwa muganga mu gihe agiye kubyara. Turahera ku bikoresho ku ruhande rw'umubyeyi. Ikintu cya mbere umubyeyi agomba gushyira mu ibaga ye agiye kubyara ni imyenda cyangwa se ikanzu cyangwa se ikindi kintu yateguye cyoroshye cyo kwambara. Urugero nka robe de nuit, ushobora gutegura robe de nuit imwe cyangwa ebyiri uzambara nyuma yo kubyara. Ikindi ni igitenge. Ababyeyi benshi usanga muri ino minsi basigaye bagenda nta bitenge cyangwa se batitwaje ibitenge, ariko ibitenge ni ingirakamaro ku mubyeyi utwite uri kwa muganga ugiye kubyara. Ushobora gushyiramo ibitenge 2 cyangwa 3 kuko hari n'igihe iyo uri mu rwererero nabyo babigusaba mubitegereza, nabyo ukaba ukenyeye nk'igitenge kuko kiba cyoroshye. Ikindi ni pampa cyangwa se pad z'umubyeyi, ushobora nko gukoresha 2 cyangwa 3 za pampa nini z'ababyeyi, hanyuma ukajya kuri Kotex zisanzwe. Na Kotex isanzwe ugomba kuba nibura waguze Kotex zisanzwe. Ikindi ni amavuta usanzwe wisiga, ikariso nini kandi yoroshye. Ushobora gushyiramo nk'amakariso 5 nibura cyangwa hagati ya 3 na 5 bitewe n'igihe uzamara kwa muganga. Ikindi isume yo kogeramo cyangwa se ukongera ukayisimbuza cya gitenge twavuze. Korogate cyangwa se undi muti w'amenyo ukoresha n'uburoso bw'amenyo. Umwenda wo gutaha wambaye twawuvuze, ariko twongere tunawugarukeho. Hari umwenda wambara nyuma yo kubyara, ariko hari n'umwenda wo gutahana ugaragara neza kandi mwiza, nawe ugomba kuba warawupakinze. Ikarita y'ubwishingizi ukoresha ahangaha biterwa n'ubwishingizi ukoresha, ugomba nyine kujyana ubwishingizi kwa muganga kugira ngo babone uko bakwitaho. Utazajya uhamagara ati mpereza ikarita yanjye y'ubwishingizi. Niba ukoresha mituweli, niba ufite ubundi bwishingizi ukoresha, ugomba kubyitwaza. Ku ruhande rw'umwana rero hari ibikoresho ugomba guhereza muganga. Ibikoresho ugomba guhereza muganga mu gihe akubwiye ati mpereza ibikoresho by'umwana, umwana amaze kuvuka. Harimo igisurubeti gishyushye kirimo ipamba, akagofero k'umwana, udusogisi, ariko usanga icyo gisurubeti gishyushye kirimo ipamba kiba gifitemo akagofero n'udusogisi. Ikindi ni petit bato, k'agapira bashyira imbere mu gisurubeti, ugashyiramo nibura na pampa 2. Ibyo bintu ukabifata ukabizingira hamwe n'akagoma ko gushyiramo umwana cyangwa se porute bebe. Ariko akenshi muganga ntabwo umuhereza porute bebe kubera ko porute bebe niyo kumushyiramo muri kumwe, umuhereza icyo kigoma. Ibyo bintu uri buhereze muganga ukabishyira hejuru kuri valise kugira ngo umurwaza wawe naba agiye kubihereza muganga atazaba ari kubishakira ahantu kure, bizabe biri hafi. Porute bebe twayivuze, ikigoma twakivuze, pampa y'umwana twazivuze. Ushobora kujya kwitwaza nka pampa 10, pampa na renjete yo guhanaguza umwana, isabune yo koga, ingofero. Mubyeyi rwose ingofero, ababyeyi b'iyi minsi usanga batakibuka ingofero, sinzi icyabaye. Kandi kugira ngo buriya umwana akonje ni wowe uba utamufubitse. Amasogisi mu turenge no mu mutwe niho umwana atakariza ubushyuhe.
ugomba kumwambika ingofero kugira ngo bwa bushyuhe akomeze abwipinge cyangwa se abugumane, n'udusogisi kugira ngo akomeze ashyuhe. Ga yo guhanaguza umwana nayo ntuzayibagirwe, nubwo tudahita tumwoza ariko umwana yemerewe kuhanagurwa. Ikindi ugomba kwitaho ni amazina y'umwana. Amazina y'umwana, umwana asigaye avuka agashyirwa mu irangamimerere. Rero niba amazina utaraciye mu cyuma cyangwa se muri ekogarafi, ukaba utazi igitsina utwite, umukobwa cyangwa umuhungu, tegura amazina y'umukobwa ayandi y'umuhungu kugira ngo uzabe uri tayari kwandikisha amazina y'umwana, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, yose ukaba uyafite. Ngibyo ibikoresho rero by'ibanze, kimwe no ushobora kongeraho ibindi, ariko ibi ni bya bindi by'ibanze udashobora kubura kugira ngo bigende neza, ubyare neza ufite ibikoresho byuzuye, kandi ukabipakinga mu ivarisi cyangwa mu gikapu ku buryo biri ku murongo mu gihe uri kwitegura kubyara, kugira ngo wa murwaza wawe utaza kumurushya. Ese ni ryari ushobora gutangira gupakira bino bikoresho? Ubundi randevu umubyeyi yaba yarahawe niyo ku byumweru 40, icyo abantu benshi bakunze kwita amezi 9, ariko hagati y'ibyumweru 37 kuzamura umubyeyi bishobora kuza akaba yabyara. Rero gura kare, umese ibintu byawe ubishyira ku murongo, nibura kuri bya byumweru 37 ibintu byose bizaba biri ku murongo, witeguye utegereje igihe kibise, uvuga ati isaha n'isaha ibise byize nafata ibikoresho byanjye najya kwa muganga. Ikindi twibagiwe ni ibikoresho by'isuku, papier hygienique, ibikoresho byo kuriraho, ibikombe, amajaga. Utwo ni udukoresho nyine umuntu wese agomba kugendana, ariko ibi twavuze muri rusange ni ibikoresho umubyeyi agomba kwibandaho. Ikindi nibagiwe ni ibase. Ibase umubyeyi wese uri kubise agomba kuba afite ibase, kandi ibase ye rero ikintu utagomba kwibagirwa ni ibase. Wayigura mbere ukayitwaza, wayigurira kwa muganga ziba ziriyo nta kibazo, ariko ibase ni ingenzi. Ikindi umubyeyi utwite ugiye kujya kubisa agomba kwitwaza ni amafaranga nyine. Ibintu byose byabaye amafaranga yo kwishyura serivisi yahawe, amafaranga yo kurya, amafaranga yo kumubeshaho mu gihe ari kwa muganga, cyane ko utazi igihe uzamarayo. Ushobora kumarayo iminsi 3, ushobora kumarayo umunsi umwe, ushobora kumarayo icyumweru. Rero ugomba kwitwaza amafaranga ahagije. Ikindi ni umurwaza, icyo twita companion of choice. Ni umurwaza watekerejeho ukicara ukamuhitamo, ntabwo ari umurwaza utoraguye ku nzira cyangwa se muhuriye mu nzira ngo ngwino umerekeze. Kuko ibi ngibi byo kuba ari umuntu wihitiyemo bifasha muri keya zo kwa muganga, bidufasha ko iyo wamwihitiyemo uramwumva ukamwumvira, nawe akakugira inama, nawe ukamubwira ikibazo ufite. Rero reba wa muntu wizeye kandi wumva wisanzuyeho ari guherekeza kwa muganga, kuko ni ingenzi cyane, kuko uyu murwaza afasha muri keya zitangwa kwa muganga. Nawe muhitemo umubwire hakiri kare kugira ngo igihe nikigera uzamubwira ati nawe packing ibikoresho bye, umubwira ati twagiye ibise byatangiye kuza, cyangwa se nagize ikindi kibazo, cyangwa se wabonye ikindi kimenyetso muruza nk'uko twabibonye mu biganiro byacu bitaha, aze aguherekeze, hanyuma mwihute mugere kwa muganga hakiri kare. Murakoze rero, niba hari ikindi kibazo nyandikira muri comment mbashe kugusubiza, kugira ngo ukomeze ushire amatsiko ku bigendanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Naho mu biganiro byacu by'ubutaha, ndabakunda.